ariko agahungu we aka gahungu abantu mukazi, abantu muzi kano gahungu, mukereke iyi video we wiza kwanduza urubyiruko, wiza kwangiza umuco we ndebera nawe umushinga, ndebera mukagira inama, ndebera umushinga. Ndi umupfubuzi ni pfubura abantu bagiye igitsina gore deja mbese ni igitsina gore ngiye mfubura yako kikagira n'ingano yacyo n'uburyo bangana abo bantu nyine, uburyo ingano, imyaka bafite, indeshyo, ingano nyine, uburyo muri ubwo buryo nyine. Ubwo wowe uratoranya? Nge ndatoranya kandi abantu bameze bate? Ndatoranya kandi nanone biterwa n'ubushobozi bwawe ufite. Ushobora kuba ufite ubushobozi bukeya cyane ko ari nk'akazi, urumva haba harimo n'amafaranga, haba harimo cyane ko mba numva nishakira amafaranga, niyo mpamvu rero ngomba kwakira nyine uje, ariko nanone muri uko kumwakira nabona ko bidashoboka nkabyihorera, ariko iyo mbona bishoboka cyangwa hari ibyo twumvikanye, yego ndabikora cyane rwose. Nk'abantu urabapfubura rwose? Man, abantu ndabapfubura rwose, iyo ngano nyengeye rwose ndabikora cyane, ariko cyane kabisa, kuko ari byo binumva nyine mba nkunze, mba nishimiye, urumva, kandi bikaba binanyinjiriza bikama nyine uburyo ngomba kubaho. Ngo niko akazi kagutunze n'icyo ukora gusa? Cyane rwose, ku buryo nawe ubitekereje ko ufite oya niba ubishaka wowe bishaka ubyumva ko ibyo bintu bigomba kukubaho, cyangwa se byaba ku muntu runaka. Ngo wowe nk'ukuntu nyine umukobwa avuga ati ngewe bitewe n'uko ubuzima mbona bumeze nihitiyemo kwibera indaya, ubwo ni nkaho nyine nawe ubura indaya y'umugabo. Oya, ahangaho uvuze ntabwo ndi indaya, kubera ko indaya biratandukanye. Indaya ni umuntu ushobora kuba yiyandarika ku mihanda, ibingi gutya akajya ku muhanda akavuga ati, n'abatiyandarika ku mihanda abantu bakajya bamuhamagara yibereye nko mu rugo, umugabo akamubwira ati bimeze bite na gute, bakumvikana, nabyo ni uburaya. Ibyo ntabwo mbizi, ntabwo ngenzi ko ibyo ngibyo bibaho. Nzi ko ngiye indaya ari indaya nyine ihagarara ku muhanda igateka avuga ati, cyangwa se agafata umwanzuro akavuga ati ngiye mvuye mu rugo, sibyo, ngiye aha n'aha, urumva nta muntu mfitanye nawe gahunda, sinzi niba ndi buze kuza kumubona mu buryo ubu ngubu n'ubu. Ubwo rero iyo yaje kumubona, sibyo, akaza, cyangwa se wa muntu akaza kumushaka kuri ya sete cyangwa se kuri hahandi agomba kujya kubikorera, sibyo, akamubona, uwo nguwo witwa indaya. Ariko ngewe ntabwo ndiye, kuko ngewe ndahamagarwa, sibyo, nabo nkahamagarwa nyine nk'umuntu ugiye ku kazi, sibyo, deni ako kazi nkakajyaho rero. Ubwo rero iyo nkagiyeho rero muri ubwo buryo nkabona ya mafaranga nkayinjiza, byitwa ko ari akazi kanjye, bitandukanye na wa muntu uva mu rugo utagize n'iyo agiye akaza kubona ku buryo nyine agomba kubikora. Mfite ibibazo nka miliyoni nabuze icyo mperaho n'icyo narangizaho, ariko mbabara urubanza umbwire wabyinjiyemo gute, wavuze ngo ubifata nk'impano gute? Uburyo nabyinjiyemo, hari ntabwo ari umuryango wanjye cyangwa se mvuge ngo ni inshuti zindi hafi, nagiye kubona nyine bitewe n'ibyo nakoraga ku ruhande, mbona mbyisanzemo, ariko uburyo nabikozemo nabonye ko byanga byakunda ari nk'imana numva. Tubwire wibigira ubwiro, wenda uvuga uti nari ndahantu umumama arazaransuza cyangwa umukobwa, bigenda gutya, tubwire neza muri detail. Okay, birumvikana, nta koperative ihari, nta mushinga uhari w'ibyo bintu, sibyo, ariko njyewe ni umuntu nyine wamfashe, twakoranaga ibijyanye n'uko n'akazi kandi nakoraga, tubona ko uwo mushinga abona we ko umuntu avuga, mukavuga ngo yigize nyirandabizi, mukajya mukamutuka, babyeyi mwabyaye, bakuru banjye, bashiki banjye, koko mwagira inama bakuru banyu, barumuna banyu, bashiki banyu, bigishoboka
wa muntu we niba wa mubyeyi wowe nkurikiye wowe urugero rwose waburimo ndebera nawe umushinga azagira inama bashiki be n'abarumuna be kujyamo we cheap mind stop we uyu mukobwa ese iyi ni inama nziza ari kugira abarumuna be ariko izi mbuga mwazigize imbuga ziwanyu we izi ntago ari imbuga ziwanyu iyi ni wide world ntukapfe kuzanamo ibintu mwishakiye mwebwe muza kuroga barumuna banyu we ibintu byo gutuma ntabwo social media ari urubuga rwiza rwo kwangirizamo umuco. Kabiri, ntabwo social media ari urubuga rwiza rwo kuza guhaminga society. Yes, I'm telling you guys, please, muntu mubyeyi wabyaye, muvandimwe mushiki wanjye, ndagira ngo niba ubona hari inama wahereza societe civile imeze gutya, ya muri comment yawe hariya muri comment section, ndabizi comment murazisoma. Shani dushake tujye twemera mani, hari ababebi cyahiriye tu kagira ngo aho bakuniye si abandi bakuniye, kabona umubebe abayeho neza bro, ugasanga nta nubwo akurusha ubwiza wowe, nta nubwo akurusha amashuri, ugasanga bebe abayeho neza. Hari abana cyahiriye hari nabo wagira ngo babonye imisigarizwa sinzi niba ibyo bintu mujya mubibona mani. Hari abana babayeho life iryoshye, abana babyize superieur, reka ibyo byo kurata diplome cyambere n'ubuzima bwiza. Hari umubebe kano kanya wize amashuri wayarangije mani uri mu kiyede. Hari n'abana babyize superieur bazi kome kurwara rugera hariya, bazi kubagisha nyashi, bazi icyo bazimaze. Wewe wabona umubebe yabagishije nyashi ngo nkwe baba bari mu kazi. Hari ababebe cyahiriye sinzi niba ujya ubibona abari gutinda ku gapira ka bro wanjye rero don't mind mani. Ibaze gukora saa sita na nijoro umva ntago ubayeho ubuzima buri too much, igisuko ushyiraho nk'iki kidodo cya make cyangwa basi urebe ko bwira bugacyo umeze neza, life kanga. Hari abana babayeho life abana cyahiriye yaba. Gira uruhare rwiza mu kubaka societe nzima, apana kuza kuyiroga. Ngaho ugiye uratukanye, ngaho ugiye uvuze ibyaha mu nda, mu mutwe, mu maguru, mukabona we ukagira ngo iyo telefone ufite ni uyifite wenyine, ukagira ngo internet ni uyigira wenyine, nta muntu uzareba ibyo bintu wowe. Mujye mugira ikinyabupfura. Kandi reka mbabwire mwebwe, umuntu wumva ko afite ikosa ni nawe wemera gukosorwa. Sibyo siko bimeze. Hari ibintu bitatu mu buzima ubura ugata umurongo, ugatarinye wowe. A, ikinyabupfura. B, icyizere. C, igihe. Kimwe muri byo cyangwa byose ukaba urabitaye, ntabwo bigaruka wowe. Cyo koza uwemera ko akandi akamenya, ubasha kuvumbura ko ibyo bintu yabitakaje, ni nawe ubasha kugaruka mu murongo muzima wa societe. Wewe wiza kuroga societe wewe
inyuma hano hariyo baramura bacu wowe siko bimeze. We stop hey, I'm telling you stop this. We ani sono ufite wowe. Namwe abantu muza kwandika comment ziza kuntuka, we wandika comment ntuka wowe kangubwire sinkunu umuntu ntuka. Barundi banyarwanda, nabonye comment mwatanze zitari nziza kandi reka mbabwire mwebwe iyi societe mba ndeba we ndarikiye mfunze video ikiganiro ndagisoje kandi ndagisoje